hano rero Pawulo yarari guhugura itorero, yarari guhugura abantu, yarari guhugura abantu bose, nta muntu n'umwe yigiza kuramwo, baba abagabo, baba abagore, baba abasore n'inkumi. Yahuguraga buri muntu wese amubwira kwifata, ngo twe kwifata uko tutari twe. Tubahaye ikaze rero abari hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Duhaye ikaze Pastor Claude turi kumwe hano ugiye kutwigisha. Duhaye ikaze cameraman, duhaye ikaze n'abamambure ba Mugi Rwanda. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, turi bwigishwa na Pastor Claude, ariko turacyari ku ya teme ivuga ngo umuco n'ubukristo bihuzwa biti. Ni teme dufite Pastor Claude ivuga ngo umuco n'ubukristo bihuzwa biti. Ubwo rero tumuhaye ikaze, reka dutangire dusenga kugira ngo iki kiganiro kize kugenda neza, kiyoborwe na Mwuka Wera. Twasenga. Data, mu izina ryawe risumba ayandi mazina yose, tuje imbere yawe twebwe abo watoranije ukaba data tukaba abana mu rugo. Tugiye kuganira ijambo kandi twibanda ku muco n'ubukristo. Abahawe rero tuje imbere yawe kugira ngo Mwuka Wera abane natwe. Pastor Claude ugiye kutwigisha, Mwuka Wera umukoreshe iby'ubutwari. Dusenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi dusengera n'abazumva iki kiganiro bose. Imitima yose turayikweretse, yaba abamama, abakobwa, abagabo ndetse n'abana batoya. Bose imitima yabo nyishyize imbere yawe kugira ngo uzumva iki kiganiro wese azagire icyo akuramo, kandi azagire inyigisho nzima akuramo, izagira umumaro, izaba urubuto rwiza. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ni nziza kandi igira neza bugacya bukira. Ijambo ry'Imana tugiye kwigaho cyangwa se teme ivuga ngo umuco n'ubukristo bihurira hehe. Rimwe na rimwe ubukristo n'umuco nyarwanda cyangwa se ubukristo kimwe cyunganira ikindi, ariko cyane cyane dukwiriye kwita ku bukristo kurusha umuco nyarwanda, kuko umuco nyarwanda wo hariho bimwe twinjiramo ugasanga twatanye, twavuye mu bukristo. Kera bacaga umugani ngo Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri Imana ibera hose icyarimwe. Urumva ko babaga ari ukwikunda. Rero tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Abakristo bakwiriye kugenda gute? Abatari abakristo bitwara gute? Tugiye kureba ku ngeri ebyiri, ku mupagane cyangwa se umukristo uko akwiriye kwigenza. Rimwe na rimwe hari igihe tujya duhura n'ibigeragezo, hari igihe duhura n'intambara. Mu gakiza habamo byose, Imana ijya yemera ko byose bitugeraho. Hari igihe intambara ziza kugira ngo usenge, kandi buriya rimwe na rimwe Imana yemera ko bitugeraho kugira ngo itwigishe. Imana yemera ko bitugeraho kugira ngo ituremere ubuhamya. Ni ukurema ubuhamya. Ntabwo Imana iduhana kubera yuko biyinejeje, ahubwo ibihano bitwegereza Imana, ibihano bitwegereza mu gusenga. Rero umuco nyarwanda nawo ni ikintu gikomeye cyane. Tugomba no kwibanda. Kera umwari yarangwaga no kwambara akikwiza,
ariko uyu munsi wa none urasanga umwari arambara, ugasanga tugenda twiga imico yo hanze, tugenda twiga imico y'ahandi, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twambare twikwize. Haleluya, Imana ishimwe. Amen. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ese ntimuzi ko ingingo zanyu imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Haleluya. Amen. Izi ngingo rero tukwiriye kuzubahisha kugira ngo zubahishe na Kristo. Nicyo Amen. gituma rero umuco nyarwanda n'umuco wa gikristu bijya kumera kimwe, bijya gusa, kuko nta mwari w'u Rwanda wambaraga nabi, yarambaraga akikwiza, hanyuma kandi ngo agapfundikiwe gatera amatsiko. Rero iyo wamaze kugapfundura, ni ukuvuga ngo mu bumana, Imana yo yikurebye ikubona nk'ikizira, Imana yikurebye ibona nk'aho utazi ibyo ukora. Kandi n'umuntu uwo ari we wese, uzarebe iyo umuntu yambaye akikwiza, umuntu wese aravuga ngo dore yambaye neza. Hanyuma iyo umuntu rero atambaye, buri muntu wese arahindukira, kuko aba yagiye bari gukora publicity. Mbese abari b'uyu munsi, uribaza nimba ari gusenga, ukibaza nimba yaje gusenga, ukibaza nimba yaje mu imurikagurisha, ukibaza nimba. Haleluya. Rimwe na rimwe hari igihe dusanga turi gukorera undi mwami tutazi ko twamaze gutana. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bava mu Mana ntibamenye ko bavuye mu Mana. Tujye gusoma rero ijambo ry'Imana, tureke kuguma tuvuga menshi, kuko hari igihe Imana icomeka nkavuga menshi nkibagirwa n'ijambo ry'Imana. Reka rero turivuge kugira ngo tubijyanishe hamwe. Imana ishimwe. Abaroma ibice 2, Abaroma ibice 12 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Dusomere twumve ukuntu havuga. Kadusome mu izina rya Yesu. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko rero bene data, ndababwira kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bishimwa, ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Haleluya. Twe kwifata uko tutari. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tube ibitambo bizima, ibitambo bishimwa n'Uwiteka. Kandi imibiri yacu, haleluya, n'ingingo zikwiriye kubahisha Imana, zikwiriye gutuma abantu bakureba bakavuga ngo uriya muntu ari mu Imana. Haleluya. Ushobora kugayisha Imana mu myambarire, ushobora kugayisha Imana mu mivugire, ushobora kugayisha Imana mu bakureba, mu myifato yawe, mu muco wawe. Haleluya. Biradusaba rero ko ugendana n'Imana, ugatinya Imana, ukayubaha, umubiri wawe ukubahisha Imana, umubiri wawe ukavuga Imana. Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima n'ubwenge bikorere Uwiteka. Umutima n'umubiri n'ubwenge bikorere Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose Imana yagushizeho ni icy'agaciro kanini imbere y'Imana. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwambika ingingo zacu kugira ngo zubahishe Uwiteka. Hano rero Pawulo yari ari guhugura itorero, yari ari guhugura abantu, yari ari guhugura abantu bose. Nta muntu n'umwe yigize akuramwo, baba abagabo, baba abagore, baba abasore n'inkumi. Yahuguraga buri muntu wese
rwose amubwira kwifata, ngo twe kwifata uko tutari, twe kugenda nk'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bagenda nk'uko bashaka, ab'iki gihe ntabwo bayoborwa n'umwuka wera, bariyobora ubwabo. Rero twe kwifata nk'uko ab'iki gihe bitwara, tugende nk'uko Imana ibishaka, tuvuge nk'uko Imana ibishaka, tureke kwishushanya, tureke kwiyoberanya. Imana irashaka yuko abantu bose bezwa bakagendera mu mwuka wera, bakagira imbuto nziza, bakagendana imbuto nziza, kwera imbuto buri muntu wese azikubonaho. Haleluya! Nubwo yazikubonaho cyangwa ntazikuboneho, ariko icya mbere ni uko Imana ikwishimira. Haleluya! Rero umuntu wera imbuto, uyu ntabwo anezeza abantu cyane, ahubwo anezeza Imana. Kuko iyo wera imbuto, abantu bamwe na bamwe hari igihe bakubwira ngo urakabya, kandi mu by'ukuri umuntu iyo yera imbuto, uyu muntu ntashimisha abantu cyane, ahubwo ashimisha Imana. Haleluya! Imana ishimwe. Ariko burya Imana, umugisha w'Imana cyangwa se uko umukristo akwiriye kwifata, ni ukwanga ikibi ugakunda icyiza, kandi n'umuntu wese akunda icyiza. Nta muntu wanga ibyiza, ahubwo umuntu wese akunda ibyiza akanga ibibi. Haleluya! Rero rimwe na rimwe hari igihe twibeshya ko Imana ireba mu mutima gusa. Oya, Imana ireba hose, ireba n'imyambarire, ireba n'imivugire, ireba n'imihagurikirire n'imyicarire. Imana ireba byose, nta kintu na kimwe idasuzuma. Iyo itumye marayika wayo gusuzumira, araza agasuzuma, akareba nimba koko ukwiriye kugirirwa neza, hanyuma Imana ikaza ikagutabara, ikakurengera. Rero umukristo w'ukuri ntabwo yita ku byo abantu bavuga. Umukristo w'ukuri akwiriye kwitandukanya n'icyaha icyo ari cyo cyose. Umukristo w'ukuri yera imbuto igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo uvuga ngo iki gihe kuko ndi mu bigeragezo ntabwo ndi bwera imbuto, ntabwo uvuga ngo iki gihe kuko ndi mu bibazo ntabwo ndi bwera imbuto. Oya, umukristo wese akwiriye kwera imbuto, ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto, ibiba byacyo ntibyuma, icyakoze cyose kizamubera cyiza. Uwo ni umukristo w'ukuri. Uwo ni wa wundi ufite agakiza k'umwimerere. Uwo ni wa wundi iyo ageze mu ntambara arakomera, iyo ageze mu ntambara abwira Imana ngo nkomeza, iyo ageze mu bibazo abwira Imana ngo nkomeza. Hanyuma Imana yamureba nayo ikanezerwa, ikavuga ngo umwana wanjye ameze neza, umwana wanjye ari gukora neza, umwana wanjye. Haleluya! Ngo ababi ntibamera batyo, ngo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Haleluya! Imana ishimwe. Umuntu rero iyo ari mubi ntacyo wakora ngo ahinduke, ahubwo Imana niyo ihindura umuntu. Buriya hari igihe tujya dusengera umuntu ukabona ntabwo ahinduka, ukibaza ngo ni ikindi kintu. Oya, ni igihe cye kiba kitaragera, iyo kigeze arahinduka. Rero ntugacire umuntu urubanza, ntukavuge ngo uyu ntabwo yakizwa, uyu ntibyagenda gute. Oya, Imana niyo itanga agakiza, Imana niyo irema ibintu byose ikanabikomeza. Ikitakomeje nticyakomera, ikikomeje kirakomera. Niyo ihagurutse umuntu mu cyavu ikamukomeza, ikamukura mu cyavu, ikamukomeza, ikamwicarikana n'ibikomangoma. Niyo yimika abami ikabimura, niyo ishoboye byose. Imana ni nziza cyane. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Rero narije kukubwira ngo umuco nyarwanda rimwe na rimwe hari igihe tujya twibaza yuko utandukanye n'iby'Imana. Oya, ntabwo bitandukanye cyane, ariko umuco nyarwanda kera watubwiraga ko kwanga umugayo. Rimwe na rimwe batwigishaga ko udakwiriye kwica igisimba. Rimwe na rimwe bakubwira ko akantu kose bakagutinyisha kwiga kugira ubumuntu, kugira ubunyangamugayo. Rero n'umukristo uwo ari we wese niko akwiriye kumera. Akwiriye kuba inyangamugayo, akwiriye kugendana n'Imana, ukwiriye kuba inyangamugayo mu byo uvuga, ukwiriye kuba inyangamugayo mu byo ukora, ukwiriye kuba inyangamugayo. Haleluya! Pawulo rero ari guhugura abantu, yabahuguraga kutishushanya n'ab'iki gihe, kutagendera mu kigare, kwanga ibibi ugakunda ibyiza, kuva mu ngeso mbi.
haleluya. Amen. Imibiri yacu, iyi mibiri yacu ntabwo ari iyo gukoresha ingeso mbi. Yari ariho ababwira kutishushanya, kutajya mu byaha, kutiroha mu byaha. Arangije arababwira ngo ese ntimuzi ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, ni ingingo z'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo umwuka wera akorera mu mubiri muzima. Umubiri iyo wanduye mwuka wera aragenda, ariko iyo umubiri utanduye, haleluya, mwuka wera araza akicara mu mutima akagukoresha ibyo agomba kugukoresha, akagukoresha iby'imbaraga, akagukoresha iby'ubutware, haleluya. N'ubibonye akavuga ati ko kuriya ni umukozi w'Imana. Ariko iyo wamaze kwandura, mwuka wera araguhunga. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ko ari ibyiza, bishimwa kandi bitunganye rwose, haleluya. Ijambo ry'Imana riraboneye, kandi Imana nayo iraboneye ubwayo, kandi ikoresha n'abantu bashaka kubonera nk'ijambo ryayo, bashaka ubugingo. Imana izaduhemba ubugingo, nta kindi dukorera, icyo duharanira cyane. Abantu benshi bari guharanira amafaranga, bagaharanira icyubahiro, bagaharanira yuko bakomera ku isi. Abantu bakunze isi kurusha ijuru, ariko mu by'ukuri dukunda ijuru, kuko mu ijuru tuzabaho amahoro, mu ijuru tuzabaho neza, mu ijuru, ijuru ry'amahoro, ijuru ritazagira ibibazo, ijuru ritazagira ingorane, ijuru ritazagira ibyaha, ijuru ritazagira indwara. Dukunda ijuru cyane kurusha uko twakunda, haleluya, isi iradushuka. Ntabwo isi ari nziza, isi iradushuka, ntabwo isi ari nziza na gato. Iyo urebye cyane cyane uyu mubiri twambaye, wavuye mu butaka uzasubira mu butaka. Ni ivumbi, ni ibyondo. Imana itobatoba yarangiza ikabikoramo umuntu. Rero uyu mubiri twambaye ni ubusa, mu mwanya mutoya uba ugiye, abantu bakanakwibagirwa. Ariko mutekereze cyane ku ijuru, kuko ijuru niryo duharanira, ijuru niryo tuzabamwo. Ku isi ntabwo ari iwacu, mu ijuru ni ijuru ry'abera, rizabamwo abera, abejejwe n'amaraso ya Yesu. Kandi niduharanira ijuru tuzaribona, ariko nutariharanira ntaryo uzabona. Ijambo ryatubwiye ngo tureke kwishushanya n'iby'iki gihe. Iby'iki gihe biragoye. Iki gihe turi mu isi y'umwijima, turi mu isi yanduye, turi mu isi iteye ubwoba, isi y'amarushwa, isi ikakaye, ubuzima buragoye. Hanyuma rero uri muri Yesu ibyo byose azabidukiza. Amen. Haleluya. Uri muri Yesu ibyo byose azabidukiza, azagukura mu bigeragezo, azagukura mu bibazo urimo. Reka kugira ubwoba. Narinje kukubwira ngo nubwo ubona bikomeye, ariko ku Mana biroroshye. Haleluya. Ngo ndababwira, umuntu wese uri muri mwe abwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, kuko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Tubeshwaho no kwizera. Umukristo w'ukuri abeshwaho no kwizera. Kwizera kurarema, kwizera gukora imirimo, kwizera gukora ibitangaza. Kwizera ni intwaro ikomeye inesha Satani. Amen. Rimwe na rimwe hari igihe dusenga umuntu adafite kwizera, ariko iyo usenga ufite kwizera, Imana igendana nawe, Imana ibana nawe, Imana ikora imirimo. Mureke kugira ubwoba. Ntabwo Imana izatureka, nta nubwo izaduhana. Izatugirira neza, izatugirira neza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi haravuga ngo kuko umubiri umwe ufite ingingo nyinshi, kandi n'ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iryo ni itorero. Itorero rigereranywa n'umubiri. Itorero ni abantu, kandi abantu ni ingingo nyinshi. Imana yasutse impano z'umwuka wera mu bantu, kugira ngo buri muntu wese abe urugingo rwa mugenzi we. Wowe nzagukenera, nawe uzankenera, gutyo na gutyo. Imana igusukamo impano, kugira ngo izi mpano tuziteranye zibyare ikintu gikomeye gifatika imbere y'Imana, kandi zikorera Imana zitagawa, zikorera Imana zifite
bambaye ibyera. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ijisho ry'Imana rihora ku bakiranutsi, ngo ariko inzira y'ababi izarimbuka. Haleluya, Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ijisho ry'Imana rihora ku mukiranutsi, kandi iyo atatse yumva gutaka kwiwe. Iyi Imana rero yumvise gutaka kwawe yorosha imisonga. Iyi Imana yumvise gutaka kwawe irakunezeza. Iyi Imana yumvise guseka kwawe iguhanagura amarira. Haleluya. Mureke rero kugira ubwoba. Imana ije guhanagura abantu amarira, Imana ije kugirira neza abantu, Imana ije gutabara, Imana igaruye umwuka wera. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko umuyaga urahise nyene kandi uratambutse. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga abantu bakagira ngo ni joking, ariko ntabwo ari joking, nta nubwo ari ukuza gupfa kwivugira. Ariko Imana ikeneye abantu ko bongera bakabyuka, bakongera bakazuka, bakava mu bintu bigawa, bakava mu bigawa. Umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana akwiriye kubanza kwisuzuma, akareba, akava mu bigawa iby'Imana idashaka, akabivamwo, akava mu ngeso mbi. Uyu munsi wa none abantu bari gukorera Imana ariko bafite imyenda yanduye, bafite imitima yanduye, bakorera Imana ari abasambanye, bakorera Imana ari abajura, bakorera Imana ari abicanyi mu mitima, bakorera Imana ari abanyenzigo, bakorera Imana ari abarozi, bakorera Imana bari gukora ibizira byose byangwa n'Uwiteka. Abantu bari kubikora, nyamara Imana iraje, ntabwo izaceceka, ije guhana, ije guhemba, ndetse ije no gusarura. Ariko Imana iraje, ntabwo izaceceka, ntabwo izaceceka. Haleluya. Imana turegere, Imana turwanirire. Abantu benshi bari gukorera Imana mu kiryoha. Abantu benshi bari gukorera Imana ngo kuko uriya yagize gutya nanjye reka ngire gutya. Abantu benshi bari kujya kuri YouTube bashaka amafaranga. Abantu benshi bari kujya, haleluya, kuri iyi mihanda bashaka inyungu. Ntabwo bari gushaka Imana, ariko dushakishije Imana, tuyishakane umwete, tuyishakane twe gucogora. Imana izatugira neza, Imana izaduhemba, Imana izatugira neza, izadutabara, izaturengera. Imana ni inyamaboko, irashoboye, irashoboye. Ndi umugabo wo kubihamya. Imana yankoreye mariage ntagira amafaranga. Imana yankoreye, haleluya. Imana ikubwiye ngo nguhaye umugisha, iguha abantu, kandi aba bantu baguha amafaranga. Aba bantu irabakoresha. Imana igipfumbatura ikiganza igahaza kwifuza k'umwana w'umuntu. Imana iteye ubwoba. Imana ikora, iyo kubwiye ngo kora umushinga, kora bije, ndi kumwe nawe. Haleluya. Imana ivuze ngo kora bije, ndi kumwe nawe mwana wanjye, irabikora. Ndi umugabo wo kubihamya. Imana narayibonye. Imana ijya yishura amadeni, Imana ijya ikora imirimo, Imana ijya ikora ibitangaza. Uko yariri ni kwikiri. Abantu bari kuva ku Mana ngo Imana ngo igitinda kwishura, ariko bakajya gushaka ibindi bintu byitwa Imana bitari Imana, bakajya gushaka ibigirwamana. Bira byose ni ibigirwamana, ariko ntabwo ari Imana. Haleluya. Imana nyakuri iravuga ikanarinda ijambo yavuze. Haleluya. Iravuga ikarinda n'ijambo yavuze. Ijambo ryayo niryo ngiro, ijambo ryayo nimba hari ikintu Imana irinda ni ijambo. Irinda ijambo yavuze kugira ngo irisohoze. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Rero turasoje. Data nyagura ku ngoma, turagushima kuri Imana nzima, turagushima kuri Imana ijya yimura imisozi itabimenye ndetse ikayimurana uburakari. Ijambo ryawe Pawulo yatubwiye ngo ntidukwiriye kwifata nk'uko tutari, ngo ahubwo twifate nk'abakristu batinya ijambo ryawe kandi bakubaha ijambo ryawe. Urakoze Uwiteka nyagora ku ngoma. Iri jambo nirijya mu mitima y'abantu, uzaryumva wese Data nyagora ku ngoma rizagira aho rimusiga naho rimujyana. Kandi Uwiteka nyagora ku ngoma, icyo dusaba nuko twese tuzabona ubugingo. Urakoze Uwiteka, urakarama kubikoreye kwiyubahisha abana natwe n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Amen.